Mwaramutse neza abadukurikiye kuri iki kiganiro imbaraga z'amasengesho, kandi abandi twavuga ngo Yesu nashimwe aho muri hose mu bihugu bitandukanye bya Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya, mu Rwanda iwacu. Nsuhujije abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda aho bari hose mu bihugu byose bigize umubumbe w'isi. Nongeye kwishimira kubana namwe, kandi uyu munsi turi bugire ikiganiro cyiza tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni kuwa gatanu, dufite amateraniro. Kuwa gatanu dutangira saa 4, tuba dufite amateraniro meza. Haba harimo abakozi b'Imana, harimo n'abasenga, abanyamasengesho b'ingeri zitandukanye. Tuba turi kumwe nabo kandi dufite ibihe byiza kuwa gatanu. Rero muratumiwe, muze rwose dufatanye namwe guhimbaza Imana, dufatanye namwe gusenga Imana. Tuba tufite ibihe byiza, ndabizi ko nawe uhageze wabuhuka. Rero ni umunsi w'ikiganiro dufite n'ubundi kugira ngo tuganire kuri iri jambo Imana yaduhaye. Tumaze gusenga, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu Migani. Ni Imigani ibice 22 ku murongo wa 29. 22 ku murongo wa 29. Dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Imigani ni ibice 22 ku murongo wa 29. Haravuga ngo, hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntago azakorera abagufi. Kansubiremo, hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Ndumva nshaka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'umwete. Umwete. Turaganira ijambo ryitwa umwete. Cyo ni ikinyarwanda cyiza cyumvikana ku munyarwanda w'ubu, ni ijambo ryumvikana, no ku munyarwanda wa kera ni ijambo ryumvikana. Umwete. Hano barabaza ngo, hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Bibiliya ikavuga ngo nuko uwo nguwo azaba, bene uwo azaba imbere ku mwami. Umunyamwete, mwumvisha ukuntu Bibiliya imuvuze. Ese hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora? Aravuga ngo niba hari, uwo nguwo ngo azaba imbere y'umwami. Uwo nguwo azaba imbere ku mwami. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, icyo azaba cyo, w'umunyamwete, ngo ntabwo azigera akorera abagufi. Iryo ni ijambo ryatubwiye, ryatubajije, mbese hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora? Ngo bene uwo nguwo azaba imbere ku mwami. Icya kabiri, umunyamwete ngo ntabwo azigera akorera abagufi. Niba iri jambo ryumvishije, ndagira ngo nkubaze,
wowe urimo urakorera abandi, urateganya kuzaba ndi, icyo wenda kuba cyo ni ikihe, urenda kugera ku ruhe rwego, urashaka kujya hehe, urashaka kuba ndi. Ibyo byose utekereza kuzaba byo, icyo cyose utekereza kuzaba cyo, aho hantu wenda kugera ushaka kuzagerayo, dore ikintu uzabanza gukora ni ukuba umunyamwete, ni ukuba umunyamwete mu byo ukora, ni ukuba umunyamwete mu kazi. Niba ushaka kugera kure, ugashaka kumenyekana, hari ibintu ugomba gusabwa gukora ukubahiriza. Bibiliya yatubwiye ngo uwo muntu kugira ngo abe ibwami agomba kuba umunyamwete. Icya kabiri aravuga ngo umunyamwete ntabwo azigera akorera abagufi, azahora hejuru mu bushorishori, azaba mu bwami, azaba hejuru, azakorera abo hejuru, azaba ibwami iyo ngiyo, azakomezwa, azamenyekana, azahinduka. Kubera iki? Umunyamwete, iyo umuntu agize umwete mu byo akora, cyokora umwete ntabwo uba mu byiza gusa, hari n'abagira umwete mu bibi. Akaba ari umunyamwete azi, akagira umwete mu kurwana, akarwana n'abantu, akaba umunyentambara, kandi akabigiramo imbaraga, akabishishikarira, akabijyamo, akabikora. Uwo ni umwete nawo. Hari uzi kwivuga akavuga ngo jyewe sinakubwira abantu maze guhura nabo b'abakobwa b'igitsina gore. Bene abo bagenda, numvaga bajyaga babita ngo ni imfizi ya komini. Uwo nawe ni umwete agira mu byo akora. Umuntu ashobora kujya mu kazi agahabwa akazi, ariko akaba azi ofisi zigera muri 5 6 muri ako kazi kamazemo iminsi 3. Ofisi y'ibunaka yayigezemo, iyaha ya ruguru yayigezemo, iyepa ahangaha yahageze, iya ruguru ahangaha yahageze, hirya ahangaha yahageze, abaha yabamenye, abavuga nabi yabamenye, abavuga neza yabamenye, aha mbese inguni zose mu minsi 2 yonyine gusa ageze mu kazi. Ntagaragatinda iminsi 2 gusa yamaze kumenya ababi n'abeza, yamaze kumenya abagufi n'abarebare, yamaze kumenya, mbese yamaze kumenya situation yaho yose yahamenye. Uwo nawe aba afite umwete muri ibyo, kandi nawe ibihembo agomba guhembwa ibyo. Ikintu cyose wagizemo umwete, byanze bikunze umusaruro wacyo urawubona. Ariko Bibiliya yatubwiye hano ngo ese hari umunyamwete ubonye mu byo akora watubonera? Ngo bene uwo nguwo ngo azakorera imbere y'umwami, ngo ntabwo azigira akorera abagufi. Imana ishimwe cyane. Barakore bane data, dukorana umurimo w'Imana, torero rya Kristo, mwe abahamagawe n'Imana, abakozi b'Imana, bagaragu b'Imana, abana b'Imana, bashumba, abatambyi. Umuntu wese uzi ko Imana yamuhamagaye. Erega nta umuntu wese uri mu itorero yarahamagawe, ntago ari abashumba bonyine gusa bahamagawe, n'abandi barahamagawe, ahubwo bahamagarwa mu buryo butandukanye, ariko twese duhuriye ku mubiri wa Kristo.
ariko nagira ngo mbaze, ese muri iryo torero urimo uri umunyamwete mu gukorera Imana? Uri umunyamwete mu gusenga? Uri umunyamwete mu gufasha abandi? Uri umunyamwete mu kwita ku bandi? Uri umunyamwete mu kurenganura abandi? Uri umunyamwete mu gusura abantu? Uri umunyamwete mu gufasha abandi? Uri umunyamwete mu gukura abandi aho bari habi ukabajyana heza? Cyangwa ntago ubikora, uri mu itorero gusa ntacyo umaze? Hari igihe usanga umukristo ari mu itorero ukayoberwa niba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, ukamushaka mu baririmbyi ntabwo ariyo, abavugabutumwe ntabwo ariyo, n'izindi nzego zitandukanye zigize itorero ntabwo arimo, ariko wajya kumva ukumva ngo ni umukristo, wajya gushaka n'ibyo akora ugasanga ntabyo. Ariko Bibiliya yatubajije ngo ese hari umunyamwete mu byo akora? Watubonera uwo muntu? Umwete ufite n'uwiki? Umwete waba ufite n'uwiki? Cyokora ushobora kuba ufite umwete w'intambara, uteranya abantu, urwana, ugira ute, uvuga nabi, uri umunyamujinya, nawe ni umwete. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo umunyamwete urwego abaho aba ibwami. Umwete iyo ukoranye umwete uramenyekana. Iyo ufite ibyo ukora ukabikorana umwete bigira agaciro mu buzima bwawe. Iyo ugize umwete mu guhuza abantu n'abandi kugira ngo ejo bazabane, uzabihemberwa. Niba uri mu nzu y'Imana, uri umuntu w'Imana, uri mu itorero, gira ibintu wumva ukwiriye kugiramo umwete. Urasenga, uri umunyamasengesho, bigiremo umwete. Uri umuvugabutumwa, bigiremo umwete. Uri umutambyi, bigiremo umwete. Uri intumwa, bigiremo umwete. Ukunda gufasha abantu, bigiremo umwete. Ukunze gufasha amatorero, bigiremo umwete. Ufasha abakozi b'Imana, bigiremo umwete. Kuko ntago bigarukira aho ngaho. Bibiliya yatubwiye ngo bene uyu nguyu ugira umwete mu byo akora ngo azaba ibwami. Azaba ibwami. Icyo kora nawe, niba ugira umwete mu gukora amabi, nawe umwami wawe ni Satani. Niba nawe ugira umwete mu kurwana, mu gushoza intambara, mu guteranya abantu n'abandi, mu gusambana, mu bujura, mu bwicanyi, mu bugome, mu kugambana, mu gukora amabi nk'ayo, ukabigiramo umwete, umwami wawe nawe ni Satani. Ibihembo bya Satani ni urupfu. Ariko abakorera umwami babigiremo umwete, kuko nabo iherezo ryabo ni ubugingo, kandi ntabwo bazakorera abagufi, ntabwo bazigira bakena, ntabwo bazigira basuzugurwa, ntabwo bazigira basubira inyuma, ahubwo bava mu rwego bajya mu rundi rwego. Bibiliya yatubwira ngo ese mumboneye umuntu w'umunyamwete mu byo akora, bene wazaba ibwami. Ndenda kukubaza ngo ese wowe igihe wabereye mu Mana, ukorera Imana, ahantu wicaye ni he? Ese ntihasuzuguritse? Ntumaze imyaka 5, 6, 10 ukorera umwami? Ese ujya ubona ubuzima bwawe buhinduka? Niba budahinduka, isuzume. Isuzume. Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo ihemba nabi, ihemba neza. Imyaka 10 uri umukristo mu itorero, ubuzima nibuhinduka uko wagiye mu itorero,
niko kiri, ntago mbyemera. Oya, mufitanye akabazo nayo. Imana ndemera ko yigisha, ariko amashuri yayo kuki se abana bacu tubashyira mu mashuri bakiga, agatsinda igihembwe cya mbere akimukira mu yindi class, agatsinda igihembwe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, agatsinda akimuka. Mwumva Imana yacu ariye timura. Imana igushyira mu ishuri, hari ikigugambiriyeho, hari ikikwigisha, hari urwego ishaka kujyanaho, hari ibyo ishaka kukwereka, hari aho ishaka kugukura. Ibyo byose ibikora harimo inyungu zayo kuri wowe, harimo n'inyungu zawe. Ariko Imana ntisibiza, ahubwo isibiza bitewe n'ukuntu witwaye. Ni wowe ugira umwete mu gushaka gukora ibyiza mu bwami. Iyo Imana ibonye ko ufite umwete mu gushaka kwamamaza ubwami bwawe no kuyumvira, Imana irakwimura. Ariko ndacyabaza ngo ese mumboneye umuntu w'umunyamwete mu byo akora? Hari amagambo abiri Bibiliya ivuga kuri uwo muntu w'umunyamwete. Ijambo rya mbere ngo azaba ibwami, ijambo rya kabiri ngo ntago azigira akorera abagufi. Ubwo niba adakorera abagufi azakorera nde? Azakorera hejuru, azakorera mu bo hejuru. Bivuze ngo iyo umuntu agiye hejuru, nawe aba uwo hejuru. Iyo umuntu yakoreye mu bakomeye, nawe wakira amavuta y'abakomeye. Iyo ubaye ubwami, wakira amavuta y'ibwami niyo ubamo. Ndetse iyo uvuze, uvugira mu mavuta y'ibwami, ntabwo uvugira mu mavuta y'abaciriritse. Oya, iyo utuye ibwami uvuga nk'umwami, uvuga iby'ibwami. Iyo udakoreye abagufi ugakorera abakomeye, uba ukomeye. Ukora ibintu bikomeye, ukaba ukomeye, ugatunga ibikomeye, ukaba ahakomeye. Iyo ugize umwete mu byo ukora, kandi byose ubikora neza, kandi birimo intego yo kugira ngo ubwami bwayo bwaguke, Imana irakwamamaza, Imana irakumenyekanisha, Imana igukura ku rwego kujyana ku rundi, Imana irakwagura, Imana iguha amavuta yayo, Imana iguha ijambo ryayo. Ishobora kukugumisha mu mwanya umwe. Iyo ukoze ubikoranye umwete, iyo usomye ijambo ukarisomana umwete, iyo usenze ugasengana umwete, iyo utanze ugatangana umwete, iyo ubanye neza ukabana neza ukabikorana umwete, iyo usuye abantu ukabikorana umwete, inyungu mu gukora ibyo bintu bikorana umwete, Imana iraguhemba. Kandi ntiguhemba ibintu biraho, Imana iguhemba icyubahiro, Imana ikaguhemba ibyiza bituma nawe umutima wawe unezerwa. Haleluya. Niba uri mu kazi wahawe n'abantu, ukaba waragasabye ugashaka, gakorana umwete, Imana izahera kuri icyo kintu wakoze ugikoranye umwete, igukure ku rwego wari uriho, ikujyane ku rundi. Niba abantu barakwizeye bakaguha akazi kandi ukagasaba ugashaka, gakorana umwete. Niba uri mu itorero ukaba uri umukristo Imana yahamagaye, bibemo kandi ubikorana umwete. Niba uri umuririmbyi bikorana umwete. Niba uri umushumba, shumbana umwete. Niba uri umuvugabutumwa, buvugana umwete. Niba usanzwe ufasha abantu, bikorana umwete. Ibihembo birahari. Ngo bene uwo nguwo ngo azaba ibwami.
ntabwo azigera akorera abagufi. Bene data, ndagira ngo uve mu gisuzuguriro icyo utuyemo imyaka n'imyaka. Hari impamvu wenda ushobora kuba warabaye mu gisuzuguriro imyaka n'imyaka kubera kutamenya, ariko ijambo ryaje ritubwira ngo umuntu ukorana umwete ntabwo azigera akorera abagufi. Usanga abantu b'Imana bamaze imyaka n'imyaka bari mu itorero, ugasanga barivovota bavuga ngo Imana ntacyo yigize ikora mu buzima bwacu. Ariko siko Imana iteye. Imana ni umubyeyi. Imana iyo ukoranye umwete ibyayo nayo irakuzamura, nayo igukura mu rwego kujyana muri rwego. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo mumboneye umuntu w'umunyamwete. Ndimwe ndavuga n'abantu b'abakozi bari mu mabira atandukanye, mwagasabye mugashaka, murikoresha, muri abashumba, muri intama. Ndavugana n'ingeri zitandukanye bari hirya ni hino, bari mu mirimo itandukanye. Mbazana ijambo rivuga ngo ese mumboneye umuntu w'umunyamwete mu byo akora, ngo bene wazaba ibwami kandi ntabwo azigira akorera abagufi. Ndagira ngo nje kugira ngo nkongerere imbaraga. Haguruka, kora. Niba hari ibyo ufite ukora, bikorana umwete. Niba nta kintu Imana iragukorera kugira ngo ubone akazi, ukaba uri mu itorero, korana umwete, sengana umwete, bakugicaniro ubikorana umwete, kabiriza muri ako kazi ugakabye, gakorana umwete. Umuntu abikubonemo. Erega Imana inyura mu bantu kugira ngo iguporomotinge, inyura mu bantu, kandi kugira ngo igusubize hazi inyura mu bantu. Rero mwene data, uyu munsi kwa gatanu nifuje ko uhindura imitekerereze yawe, urebe ibyo ukora niba ubikorana umwete. Ese kudindira kwawe ntibyaba biva mu mwete muke? Ese imishinga yawe niba itajya imbere ntibiva mu kujya mu gukorana umwete muke? Business ya kudatera imbere aho ntibyaba bikomoka mu kudakorana umwete? Ese abo uyoboye impamvu ubona batigira imbere, bataguka, ese ntibiva mu kutakorana umwete? Biragusaba rero guhindura imitekerereze yawe. Korana umwete, haguruka, kora ibyo ukora ubikorana umwete. Niba ubwiriza abantu ubikorana umwete kandi ubikorane ubushishozi, ubikorera kugira ngo intego yawe abantu bakizwe. Kora ku kazi wahawe, gahagararemo neza, gakore neza, kubahishe abakaguhaye, nawe kakubahishe, ndetse kubahisha Imana yawe. Bikorana umwete. Nazanye ijambo rivuga ngo korana umwete mu byo urimo. Haguruka ukorana umwete, va mu bunebwe, va muri za telefoni zigukerereje, za WhatsApp na Facebook zigukerereje. Niba hari ahantu Imana iguteretse, hakorana umwete, kora umwete, korana umwete. Imana izahira kuri icyo kintu. Niba hari ikintu, niba hari ubuzima ushaka, ukaba hari icyo utunze gitoya, gikorana umwete, Imana izahira kuri icyo kintu. Shyiramo imbaraga zawe, shyiramo ubwenge bwawe, haguruka, bikorana umwete, Imana izahira kuri ibyo. Niba ushaka umugisha, ibyo byonyine gusa, reka gushakisha ngo ahari wenda impe ibintu bikomeye. Oya, niba hari icyo utunze gitoya, gikorana umwete, Imana izakiguheramo umugisha. Abakomeye, abafite amazina akomeye, abafite amakampani akomeye, abafite inganda zikomeye, bahereye ku kantu gatoya, ahubwo bakoranye umwete. Ibihugu bigenda biva mu ntambara, ababiyoboye bose bagiye kubwira amateka y'ibyo bihugu, hari ahantu bavuye kure ariko bakoranye umwete.
hari abafite amatorero akomeye ariko yavuye ahantu habi cyane, ariko kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi nuko bakoranye umwete. Reka kuba indorerezi y'abandi ngo urebe aho abandi bageze utangire guca imanza. Oya, reba icyo ukora ariko ugikorana umwete, Imana izakiguheramo umugisha. Ndimwe ndavugana n'umuntu waba uri yisuzugura, reba ahantu ari, nawe icyo ufite gikorana umwete, Imana izakiguheramo umugisha. Niba wari ucitse intege, ambara imbaraga, ongera ukorana umwete wawe, Imana izagushyigikira. Turimo turagenda tugera ku musozo. Ndakwibutsa yuko ukwiriye kuva mu ntege nkeya, haguruka ukorana umwete, Imana iguha umugisha. Rero ndabashimira, mvuga ngo Imana ibashobozaho muri hose, murebe utuzi mufite, murebe imirimo mufite, turebe ibintu mutunze, ibyo byonyine gusa nibyo Imana iheraho ikaguha umugisha. Reka kubisuzugura, ahubwo bikorana umwete wawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, Imana izabiguheramo umugisha. Twari ku ijambo rivuga gukorana umwete. Ukorana umwete aba ibwami, ukorana umwete ntago azigera akorera abagufi. Nawe wabikora ukaba ibwami, nawe uhinduye gutekereza kwawe n'imyifatire yawe, ugakorana umwete mu byo urimo, Imana yahindura stati yawe. Nawe ahari wenda hari abo wakoreraga bugufi, Imana uramutse uhinduye, nawe yagukoresha mu bakomeye. Hindura imirebere y'ibintu, hindura imitekerereze yawe, hindura uko wakoraga, haguruka, korana umwete, Imana yiteguye kugufasha no kukugeza ku rwego rwose ushaka. Imana rero ibampera umugisha kandi bashoboze, imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwanyu, kandi iguhagurutsa aho wari uri, igutera umwete n'ishyaka. Imana ikwamamaze, Imana ikumenyekanishe, Imana ikungura ubwenge bwayo, Imana igufata ukuboko kwayo, iguhagurutse, igutera ishyaka mu mutima, ikungura ubwenge buvuye mu ijuru, igushyigikire, igucira inzira, igukingurira imiryango, ikumenyekanishe, ikujyane mu bakomeye, iguha umugisha aho waba uri hose. Imbaraga z'Imana zikumanukire. Niba uri ku gisasiro, imbaraga z'Imana, ntegetse imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwawe, uhaguruke aho hantu. Uri mu bitaro, uhure n'imbaraga z'Imana ziguhagurutsa aho hantu. Wari ufite intimba n'agahinda, uri mu bibazo bitandukanye, nohereje imbaraga z'Imana zigukura aho hantu, zikubohore, uba umuntu udasanzwe nawe. Imana ibampera umugisha rero, kandi ikomeze ibashyigikiraho muri hose, mu bihugu byose murimo. Imana ibitaho cyane, kandi amaso muyakure ku bantu n'ibintu, amaso yanyu muyahanga Imana. Niho hari ubutabazi bwonyine, niho hari ubuhungiro honyine, niho hari ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe, niho hari ubuzima bushya, niho hari izina rishya uzahabwa, niho hari ubugingo buhoraho. Ariko igihe bamaze iminsi baguhanurira, kuhuye n'abahanuzi batandukanye baturutse hirya no hino, ibyo baguhanuriye kugeza aka kanya ni ibiho bimaze gusohora. Si impaka n'ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi bwa mbere ni Imana, ni ijambo ry'Imana. Birashoboka ko wakererejwe n'ubuhanuzi wahawe wanga gukora, ariko haguruka, kora, uhere kuri icyo ufite, urebe Imana ukuntu izahindura ubuzima bwawe. Gira umwete gusa nta kindi gusaba, gira umwete uhaguruke. Hari abatunzwe no kuvuga bakabaho, ariko nuko kuvuga kwawe bikore neza kandi ubigiremo umwete. So Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Narimwo mbasenyera avuga ngo Imana ihure namwe mu buzima bwanyu, hindura ubuzima bwanyu, ariko uhaguruke ubikorane umwete ibyo urimo. Imana igufashe gukura aho wari uri, ikujyane ku rundi rwego. Imana ibaho umugisha rero. Ndashoje, mwari kumwe na Bishop Francis. Ndabakunda, ndabasengera buri munsi ko bukeye nuko bwije, mvuga ngo Imana igihura nawe ihindura ubuzima bwawe.
murakoze. Shalom.